experience nagize ngewe nibuka ko nkigera hano namaze cyumweru ntarya ndimwe nibuka ko nigeze kujya muri alimentation kugura isukari ariko nigurira umunyu. Umwana wese ugeze hano ku myaka 18 aba yemerewe gutangira akazi aniga, ku buryo umubyeyi wohereje umwana hano amusapotinga mu gutangira, ariko bigezemo hagati umwana yaramaze kumenyera, umwana bafite ubushobozi bwo kwirihira akaba yakwiga. Twagize amahirwe ko yiba yaremeye kongera kwiyamamaza kugira ngo azayobora igihugu cyacu. Murakoze cyane kunyakira kuri Watch Times ndetse no kuntumira. Amazina yanjye kuba Tanzania nitwa UWAGABA Joseph Caleb, ndu munyarwanda ntuye hano muri Polonye, amaze imyaka 5. Naje nk'umunyeshuri nyuma ndangiza kwiga mba umwarimu muri kaminuza, aho nigisha mu cyiciro cya 2 ndetse n'icya 3 cya kaminuza, ariko by'umwihariko ndimo ndanakora amasomo y'icyiciro cy'ikirenga cyangwa se PhD muri political science. So ni iki kintu abantu bazi kuri Polonye cyangwa bashaka kumenya kuri Polonye? Polonye cyambere ni igihugu kiri muri mu burasirazuba bwo hagati muri centre ya Europe, dukikijwe n'ibihugu bigera muri 7. Ibihugu kandi byose biba byinshi biba muri Union Européenne, donc biba muri Schengen area. Nuvuga ngo umuntu ubonye visa yo kuza muri Polonye abafite access yo kujya mu bindi bihugu 26 byo ku mugabane w'Uburayi. Ubwo Schengen. Yes, iyo niyo Schengen. No kuvuga ayo ni amahirwe ku muntu uje muri Polonye. Hanyuma kandi ikindi kintu twihariyeho twebwe tuvuge nk'abanyarwanda cyangwa se barimo kumva abumva ikinyarwanda, umwana wese ugeze hano ku myaka 18 aba yemerewe gutangira akazi aniga. Yes, ko ugera hano ufite visa yo kuza kwiga, tuba twemerewe no kuba umuntu yakora. Nabonye no muri Canada baratoye itegeko ryemerera abanyeshuri gukora full time. Hano rero twe twaje tubisanga, donc umuntu ashobora kwiga ariko kanakora, ku buryo umubyeyi wohereje umwana hano amusapotinga mu gutangira, ariko bigezemo hagati umwana yaramaze kumenyera, umwana bafite ubushobozi bwo kwirihira akaba yakwiga. Bivuga abantu benshi hano abanyeshuri bariyirira cyane rwose, bari ahubwo banasubira n'inyuma bakajya kurihirira barumuna babo basize mu Rwanda, cyangwa se no gufasha imiryango yabo muri rusange, no kugura imitungo, kwibika imitungo. Donc na ahantu haha amahirwe arenze kuba umuntu yaba avuga ngo ndi ku ntebe y'ishuri. Icyo kintu ni ikintu cyareye cyane, kandi nibaza ko gicontributinga cyangwa se kigira uruhare mu iterambere ry'umuntu ku giti cye ndetse n'umuryango yaturutsemo. Ikindi nyine hano harakonja nago wabyirengagiza, harakonja pe. Ko hakonja kandi abenshi tuba tuvuye mu Rwanda mu bushyuhe 26 27. Hano nkawe experience yawe ugira muri Europe bwa mbere, tubwire ku byakugendekeye. Mu by'ukuri biragoye kubera ko nkuko wabivuze na ahantu hakonja kandi iwacu harashyuha. Iyo ubwiye umuzungu wa hano ko iwacu tugera muri dogere 30-35, aravuga ntabwo ibyo bintu bibaho, kuko hano ubu turi mu kwa 12 turi muri -4 I think cyangwa -3, muri nyine munsi ya 0 nyine turi munsi ya 0. Donc ni nkuko waba uri muri firigo mo imbere mu buryo bwo kubisobanura. So ni ibintu bigoye kubyumva, ariko nyine nibwo buzima tubamo. Ikindi experience nagize ngewe nibuka ko nkigera hano namaze cyumweru ntarya, narabuze ibyo kurya nyine bisanzwe ko numvaga nzabona ibirayi n'umuceri, ariko simbibone n'igitoki. Ndimwe nibuka ko nigeze kujya muri alimentation kugura isukari ariko nigurira umunyu kuko birasa byose n'umweru. So nahana umunyu nzi ngo ni isukari. Hari n'andi amazi yitwa gazovana. Noneho nge naguze, donc amazi abamo gaze n'ataramo gaze, nge naragenda terura, urayanywa ubumeze nk'urimo kunywa tonique. Byambanye ibibazo ko kutabanje no gusoma, ntabwo ndetse nari kubisoma nkabibasha. No kuvuga ibintu byano byose byanditse mu Gipolonye, ugomba kuba ukizi rero ntabwo nari nzi nagenda terura amazi nkuko nzi ngo ni Inyange cyangwa na yandi yose ese ubwo nkuko bivuze ko byakugoye, kandi ndabizi neza ko hari abanyarwanda benshi bagenda baza, hari n'abari kuza, hari n'abaje bakiri bashyashya. Nkaho maze igihe kinini, kandi ndabizi ko uri no muri komite, ni iki mukorana no kugira ngo mufashe abanyarwanda bagenzi banyu
kugira ngo ibyo bibazo mwacebo bitabacamo muzabicamo. Yes, urakoze cyane. Twebwe ngewe mba muri komite executive iyobora RCA Poland cyangwa diaspora, umuryango nyarwanda w'abatuye muri Polonye. Hanyuma nshinzwe nyobora komisiyo ishinzwe ibintu byitwa knowledge and skills, aho nagerageje gukora document tuyita integration document. Nateguye document ifasha umuntu uvuye mu Rwanda, donc kuva ugihaguruka mu Rwanda kumenya ngo nimpaguruka mu Rwanda ndabigenza gute, ningera ku kibuga cy'indege ndakora iki. Nuvuga ngeze ku kibuga cy'indege ntiwemerewe kuvunisha amafaranga ku kibuga cy'indege kubera ziba ziri hejuru. Tugira inama abantu kuvunisha hanze, kwitwaza amafaranga makeya, ariko bakaba mu kibuga cy'indege ashobora kuba yaguramo sim card gusa kugira ngo communicating n'abantu bari hanze y'ikibuga. Ntabwo wemerewe kugira ibyo byose biri muri iyo document ndimo kuvuga. Ntabwo uhita ufata imodoka yose ubonye aho ngaho ngo uyigemo ngo kubera kubona ari nyine ari imodoka iri imbere yawe. Ugomba gufata taxi izwi, cyangwa se ukaba ushobora kwegera umuntu kuvugana n'umuntu usanzwe uba hano akagufasha. Dufite abana b'abanyarwanda baba muri zo business za pick up, you know. So iyo document rero irimo ibintu bishobora gufasha umuntu ukiri mu Rwanda kugeza ageze ku kibuga cy'indege, kuva ku kibuga cy'indege kwintegra hano mu gihugu, kumenya aho agomba gushakira akazi, kumenya aho agomba gushakira inzu yo kubamo, kumenya imisoro agomba kwishyura, kumenya buri kintu cyose, detail yose y'ikintu gishobora gufasha umuntu nibura mu myaka nk'itatu ari hano muri Polonye kugira ngo nawe yintegre. Iri mu Kinyarwanda n'icyongereza. Gusa iyo document ayibona kandi ari mu Rwanda. Yes, urakoze cyane. Dufite website yacu www cyangwa www.rcapoland.rw. Twashyize no mu Rwanda mu Kinyarwanda kugira ngo nyine byorohera abantu. So iyo website y'umuntu hayigiyeho ushobora kubonaho service z'irembo twasize mu Rwanda, ushobora kubonaho service za ambassade, ukeneye kugera kuri ambassade ushobora kuyicaho. Hariho n'abayobozi bose bayoboye bahagaze, donc bayoboye imyanya itandukanye muri RCA Poland. Ushaka kunyandikira hariho email yanjye na nimero za telefone. Kwandikira umuyobozi wacu Arani ushobora kumuhamagara. Donc hariho details zose. Iyo website irimo ibintu byose umuntu yakenera. Bivuze ngo iyo document cyangwa se iyo website umuntu ukimara kubona visa cyangwa uteganya kuza iramufasha cyane rwose. Ufite visa yawe ubona bayiguhaye, ntukwire guhaguruka mu Rwanda utarareba kuri ibyo bintu, kuko hari n'amakuru uzakuraho usange ayo bari barakubwiye atariyo, kuko urumva nyine hari abantu benshi bari barusahurira mu nduru bashobora kuguha amakuru atariyo ku mpamvu zabo bwite. Kuri iyo website iyo ugiyeho hariho nimero z'abantu, navuze ko hariho nimero z'abayobozi barasiye barenga 8. Abo bantu bose uramutse uhamagaye umwe muri bo ukamubwira ngo wamfasha ukama nimero z'umuntu ushobora kumfasha ibintu bya airport pick up. Donc kuba yamvana ku kibuga. Dufite abanyarwanda bagera nko muri 5 bakora ako kazi, bagakubikora nk'akazi, bafite company ziri registered hano bashobora. Donc umuntu hano kugira ngo registering company ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu umuntu yiyitira. So bara picking up ku kibuga, niba ndafite nayo makote bakayaguha cyangwa bakagufasha kumenya uko wayabona. Niba ugiye, kuko iki gihugu ni kinini cyane, ni kinini nyine, ntabwo abantu bose baza ngo baruhukira hano muri Waso. Hari ugera hano agomba kujya mu mujyi we tuvuga Bidgosh mu birometero mu masaha 4 uvuye Waso, bagufasha uburyo wava hano n'uburyo wagera muri Waso. So dufite system ikoze neza. Ikindi wenda navuga twihariye hano muri RCA Poland nuko dufite inzego zubatse guhera ku buyobozi bwa RCA Poland nkuko nabivuze, ku rwego executive tukagera ku rwego rw'imijyi. No kuvuga ngo umuntu uvuye hano muri Waso agiye mu mujyi tuvuga wa Poznań cyangwa Bydgoszcz cyangwa Gdansk, azasanga y'umuyobozi w'uwo mujyi, tubita abameya. Urumva ko bimeze neza hano. Kuvuga ngo twebwe tumenya umunyarwanda uri hano, cyangwa se tugira uruhare mu kuba twakurikirana umunyarwanda wese uri hano kugera ku muntu wo mu isibo. Isibo hari igihe dukora isibo dukurikije abantu bakora ahantu hamwe, cyangwa batuye ahantu hamwe, cyangwa abantu biga ahantu hamwe. Hakaba hari isibo ry'abo bantu nyine, abantu 50, 20, 15 bihurije hamwe, bafite uko bahura n'uko bamenyana, tugahanahana amakuru. Icy'ingenzi nuko tumenya uko duhanahana amakuru kugira ngo wa muntu wavuye mu Rwanda aje guhaha, kuko twese hano tuba twaraje guhaha, agire ku kintu yifuza kugeraho, abone icyo yifuza kubona. Donc ntabe lost
nk'izindi community wenda z'abandi bantu baturuka mu bindi bihugu ntabwo tuzi ko babanye ariko twebwe nk'abanyarwanda tuzi neza ko mu muco nyarwanda habamo gufashanya habamo kumvana habamo kugerageza gufasha umunyarwanda kwisanga ahantu agiye ariho hose. Ubwo se sibyo wenda kuba mubikora cyangwa barashyize izo nzego bibafasha iki mwebwe nka community ariko ntanone bifasha iki nanone nka society cyangwa se no ku gihugu cyacu basically? Yes, murakoze cyane. Icya mbere bidufasha twebwe nka community donc nk'ubuyobozi committee bidufasha kumenya abantu tuyoboye abari bo ni bande baherereye he baba mu bihe byiciro kugira ngo niba hari na service akeneye guhabwa uzamenye kwimuha. Nuvuga ngo umuntu uhagurutse Kigali avuye Nyagatare cyangwa avuye Kicukiro cyangwa avuye Nyamasheke akaza akagera hano abagiye kwakirwa mu mujyi tuvuge mu mujyi wa Lublin. Ni umujyi ngewe wenda okay narayisuye imijyi myinshi ariko tuvuge sinyizi sindayigeramo. Rero iyo agezeyo akakirwa n'umuyobozi waho Dani muri Lublin, Dani aramumenya akamenya ngo hano kuri iyi address hari umunyarwanda wacu arahari naramuka agize n'ikibazo icyo ari cyo cyose kuko kuba mu mahanga biragoye. Niba hari ikintu nabonye kigoye cya mbere kuno kuba mu mahanga no kuba mu gihugu kitari cyawe biragoye muri aspect zose. So rero twebwe rero nk'abanyarwanda tugerageza bidufasha twebwe ubuyobozi kufasha wa muntu kubaho nk'umunyarwanda ari kuri mu mahanga. Urumva ko nawe bise biba reciproque bise biba ni manguhe donc ni magirirane. Nuriya muntu rero nawe ubuzima bugiye kumworohera kuko hari abantu asanze bashobora kumufasha mu kibazo cyose yagira ibyangombwa gushaka ama apartment yo kubamo ibyangombwa donc ibintu byose ku buryo kwintegra muri societe bitashobora kugora umunyarwanda wageze no muri Polonye yatwegereye. Kuko iyo turebye tugasanga community zifashe zishyize hamwe akenshi yaba ari gahunda za leta bashobora kuzishyira hamwe. Se mwebwe kuri gahunda za leta ko numvishe muri organized gahunda za leta muzikurikiza gute se zibageraho gute bijyanye gute? Twagize amahirwe ngewe nza hano ntago twari dufite ambassade hano muri Polonye twafashwaga na ambassade yacu mu Budage baradufashaga cyane mu by'ukuri ariko ku buyobozi bwiza bw'igihugu cyacu barareba basanga ko natwe dukwiriye kubona ambassade yacu niko kutwohereza ambasaderi na ambassade na team yose ya ambassade baradufasha. Abo bantu rero badufasha iki? Badufasha muri za service navugaga haruguru umuntu ashobora kuba yakenera n'ubundi ari mu gihugu iwacu tuzisanga hano turazibona. Ariko niyo hateguwe igikorwa cya leta cyangwa se igikorwa kireba abanyarwanda baba abari muri ma diaspora yose cyangwa bari mu gihugu hano turibuka dutegura ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 dutegura ibikorwa by'umuganura dutegura iminsi mikuru y'abari n'abategarugori dutegura ibikorwa byose bize kwibohora byose umuganura byose turabitegura. Noneho mu bufatanye n'ubuyobozi bwa ambassade tunitabira ibikorwa bitandukanye biba byateguwe n'izindi ambassade. Tubona ama invitation yo kwitabira ibikorwa byateguwe na ambassade za Senegal ziteguwe n'ubuyobozi bwite bwa hano muri Polonye. Ejo ndi mwabonye ko itorero ryacu Kugeza ryitabiriye hari igikorwa cyari cyatumiwemo na nyakubahwa first lady w'iki gihugu nibo bagiye kwerekanayo umuco ako tugira ibikorwa biduhuza nk'urubyiruko cyangwa se nk'abakiri batoya bituvuge nka bare Kugeza ni bare ikomeye ikora neza kandi ihuza abanyarwanda. Iyo habaye nk'igikorwa yatumiwemo twese usanga twuzuyeyo tujyayo tujya kuyishyigikira kubera ko twumva ko aho u Rwanda ruri aho umunyarwanda ari n'u Rwanda rurahari. Rero tugomba kugaragaza ko u Rwanda kuko ruhari turitabira ibyo bikorwa. Tukigira ibikorwa byo gusenga bitegurwa n'itsinda ryitwa RCF Rwanda Christian Fellowship bihuza abanyarwanda buri kwezi. Dutumira abapasiteri bo mu Rwanda ababa hano mu Burayi abahanzi batandukanye tukaba donc icyo nacyo ni kimwe mu bintu biduhuza. Ntago ariko nanone tuba hano ntago ari muri internet no gumva ngo abantu n'abanyeshuri tujya tugira ibikorwa byo kwidagadura tugategura ibitaramo. Dufite abana baba DJ bakora neza akazi kabo batumirwa mu bitaramo bikomeye hano byo muri Polonye cyangwa mu Burayi nabo bakatwintaininga imikino basket volleyball. Donc tubayeho mu buzima nk'ubwo umuntu yakwifuza kubamo ari muri diaspora yari yose. Ase
Caleb, ari ikibazo abantu bakunda kugira ngo abantu iyo bageze i Burayi ngo yarahindutse yabonye amafaranga ngo buriya yabonye umunyaburayi ngo sinzi ngo imiryango yacu hari n'ibindi tujye twumva ngo bya depression. Ibyo bintu mubibona gute se, biterwa n'iki? Ese abatazi ubuzima handi Burayi ko baba bameze iki wabivuga? Urakoze cyane. Mu by'ukuri ubuzima bw'Iburayi buragoye. Njye navuye mu Rwanda ntazi guteka, sibyo? Ntabwo najyaga nteka, nari mfite kadogo, twabitaga ba kadogo. Ntabwo nari nzi gufura. Umunsi wa mbere nafashe imyenda yose, amashati yanjye yose nyashyira mu mashini ntitaye ku ibara, yose avamo yabaye orange ngira ngo cyangwa nka mauve, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc hano ubuzima bwano bwose buri challenging, guhera ku kirere kugera ku byo kurya kugera ku bantu mubana. Mu Rwanda uturana n'umuntu wimukira ahantu umunsi wa mbere abaturanyi bose bagahita bakumenya. Hano umara mu nzu umwaka wose, umuntu musangiye apartment uba muri nomero 7 aba muri 6 utamuzi umwaka ugashira, mutaranavugana utanamuzi. Landlord wawe agukodesha inzu, kontre 7 irangira mutarabonana, donc umwaka ugashira landlord mutarabonana. Mu gihe iwacu landlord ushobora no kugura inyama akabimenya ko wayiguze, urumva? Washingira ukamutumira, donc niko tubanye. Hano rero kubera ubwo buzima buri challenging, nukuri je le répète, reka mbisubiremo, dukenera imiryango yacu tuba twarasize mu rugo. Sinaha muri Polonye gusa, ni diaspora muri rusange. Reka mvugire diaspora muri rusange. Abantu ntibakumve ko twagiye hanze ngo twagiye kubona ubuzima. Nta buzima bwiza buba hano. Ibyo bintu abantu babyibagirwe. Ahangaha dutega amabisi wirukanka na bisi, ujya guhaha ukitwaza ibyo bintu navuze nakorerwaga n'abandi. Ngiye ninjye ugomba kubyikora kandi mu masaha ngomba kubikoramo. Ugomba kujya mu kazi, ugomba kujya ku ishuri. Ibyo bintu rero biguhuriraho ari byinshi, bituma wumva uri wenyine. So mu kukumva uri wenyine rero niryo tangiriro rya depression. So rero nkaba nanasaba imiryango yacu tuba twarasize mu rugo, ababyeyi, abavandimwe, abandi bantu batuba hafi, mukomeze nyine mwumve ko turabakeneye. Ubwo rero ikindi kintu nase ntekereza nk'abanyarwanda muri Poland bavuze ngo ni community kiri nshyashya ugereranyije n'izindi. Muri uku kwa 7 dufite amatora cyane ku itariki 15 14 ni iwacu hano, 15 ni mu rugo iwacu. Yes. Dufite amatora. Hari Caleb ku giti cye uri excited bingana iki kuba president wacu aratwemereye ko tuzongera tukamutora? Wowe ku giti cyawe, ariko no by'umwihariko nk'umuntu muri committee hano muri Poland mwifashe muti? First of all, tukimara kumenya ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika azongera kwiyamamaza, twabaye nyine twarabyishimiye kubera impamvu nkenye nshaka kubwira ngo iya mbere akabira gatatu nakubwira nyinshi. Nashingira mvuga ngo twagize amahirwe ko yiba yaremeye kongera kwiyamamaza kugira ngo azayobora igihugu cyacu. Ariko twebwe muri rusange nka community yacu hano turiteguye kandi we can't wait. Navuga ngo we can't wait kubera ko urubyiruko rwacu ni abantu bakiri batoya benshi, n'ubwa mbere bagiye gutora. Ngiye ntabwo ari ubwa mbere ntoye, ariko nanjye sina kenshi, ariko n'abagiye gutora bwa mbere bafite amatsiko yo kumenya bizagenda biti. Nubwo turabizi, tuzi neza, tuzi impamvu yo gutora, tuzi impamvu yo gutora umukandida watangajwe ko aziyamamaza. Donc turi excited, turashaka ko natwe amahirwe tuyagira yo kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Kandi imwe mu nshingano z'umunyagihugu cyangwa se mu mahame y'umunyagihugu ni ukwitorera umuyobozi uzamuyobora. Twebwe rero we can't wait mu by'ukuri. Ubwo rero nkubaje ikibazo, ni iki cyatugutora kandi ugatora Paul Kagame? Navuga nk'ibintu, reka tuvuge nk'ibintu nka 4 cyangwa 5 bishobora gutuma mvuga ngo natora Perezida wa Repubulika. Icya mbere, Perezida wa Repubulika ni umuntu wasetinze igihugu cyacu, wahaye igihugu cyacu, wafashije igihugu cyacu kuhabwa ijambo, kubona ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo igihugu cyacu ubu nta nubwo bikinamfata umwanya wo kuvuga ngo ndagiye gusobanurira abantu igihugu cyacu. Aba Nigeria barabinkorera, abanyagana barabinkorera, aba Cameroon barabinkorera,
n'abandi bandi barabikora kuko bo bazi neza icyo bazi neza icyo asobanuye ku banyarwanda, icyo amaze kugeza ku banyarwanda. Bivuze ngo ngiye ntabwo bikimvuna kubisobanura kubera ko hari umuntu wabikoze deja abantu bose bifuza. Niba ureba uba ku social media, ibihugu bimwe na bimwe bakunda kuvuga ngo nk'iyo tumupostinze atavuga ngo ariko ngo yaje natwe akatuyobora, azarangiza kuyobora rya Rwanda kugira natwe azatuyobore. Mu buryo buri international yahaye igihugu cyacu image nziza ku rwego ku ruhando mpuzamahanga. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, winjiye mu gihugu imbere ni umuntu waraniye ko umunyarwanda iterambere, donc umunyarwanda agira iterambere rimugeraho guhera ku muntu wicaye hara muri Nyarugenge kuzagera kumanuka kugera mu byaro. Ni umuntu waraniye ko umunyarwanda abona umuhanda uharuye, abona amashanyarazi, abona amazi, kandi ibyo ni ibintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Iyo urebye mu bindi bihugu duturanye cyangwa se unarenze no ngiye mugana n'abanyeshuri benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bitari no muri Afrika gusa no hanze yabyo, bakubwira uburyo ibihugu byabo bibayeho, wageranye no ku cyacu kibayeho, ugasanga umuturage afite uburyo yoroherejwe mu kugera donc mu gutezwa imbere mu buryo bufatika bugaragara buri tangible, sibyo? Icya gatatu, iyo urebye uburyo ikintu bita accountability and implementation, ni uvuga ngo president wacu ni umuntu ufata full donc ugira accountability, ufata inshingano kandi akavuga ngo ngomba kuzirandeba, ngomba kuzisohoza. Donc mu magambo make, imvugo niyo ngiro. Ikintu yiyemeje gukora aragikora. Niba avuze ngo 2023 tugomba kubaka uruganda rukora inkingo, arakoresha uko ashoboye. Ejo ngira ngo 2 days ago hatashye uruganda byari byaravuzwe ko kugira ngo tubone urwo ruganda muri Afrika nzima bizadufata imyaka 30. Ariko arangije waravuga we na president wa Ghana baravuga ati no, president wa Ghana aravuga ati no, twebwe uruganda turukeneye ubu. Ejo bararutashye uruganda twari kuzabona mu myaka 30. Nuvuga ngo imvugo niyo ngiro. Niba avuze ngo dukeneye kuvugura stade Amahoro ikaba stade iri ku rwego nyafrika, ubu stade barimo kubaka izabiri mu 10 za mbere zikomeye muri Afrika. Ikibuga cy'indege, niba avuze ngo dukeneye ikibuga cy'indege cyakira, niba avuze ngo u Rwanda turashaka kurugira hub y'imikino n'imyidagaduro, nuko niko bikorwa. Uyu mwaka urubaza abahanzi nyafrika cyangwa se b'ibyamamare bakomeye bavuye ku bihugu bitandukanye bageze mu Rwanda. Ibyo byose nicyo bita vision, batazi na Afrika, bataragira n'ahandi bajya mu karere kacu. Niyo bavuze ngo rero a visionary leader, ni uvuga ngo umuyobozi ufite icyerekezo cyo kujyana abantu, donc afite ahantu abajyana. Kubera iki? Azi neza ahantu yabavanye, azi neza igihugu ahantu cyavuye mu myaka 30 ishize. Igihugu cyari cyarashwanyaguritse, cyarabaye babyita failed state, byari cyararangiye, ari igihugu nyine umuntu atakwifuza ari wese. Uyu munsi dufite ibihugu bigera muri 210, donc abaturage bavuye mu bihugu 210 bemerewe guhabwa visa, bemerewe kuza mu Rwanda mu gihugu cyacu without a visa, bakishyura visa ku kibuga cyangwa se. Donc abanyafrika ufa kuba ufite passport nyafrika, ibihugu 54 you can travel to Rwanda anytime, ukaza ukenjoyinga iminsi 30 cyangwa 60 cyangwa 90. Ibyo byose ntago ni ikintu tutakwitesha ku muntu wadufashije kugera kuri ibyo bintu. Icyanyuma wenda nanavuga ni uburezi. Mu by'ukuri twebwe tuba hano muri Polonye tubona neza uburyo u Rwanda rwateye imbere mu burezi, kuko iyo urebye ibihugu bituzengurutse usanga bakoresha ururimi rumwe, Igifaransa cyangwa Icyongereza. Twebwe iwacu rero abana barimo kuva mu Rwanda uyu munsi baragerageza kuvuga Igifaransa n'Icyongereza, nubwo wenda hari bitarakorwa. Ariko iyo wipositionye ku bandi banyamahanga muri kumwe hano, itubona ko hari icyo u Rwanda rwakoze kugira ngo ngewe nindamuka ngeze mu mahanga nzabashe kwisanga, nzabashe guhaha, nzabashe kwibona ku isoko ry'umurimo, yes, nzabashe kwiadapta. So nago hari stay ibintu byinshi kuko ngewe ndabikurikirana. Nkunda igihugu cyanjye, nkunda uriya muyobozi, nkunda nta nubwo mashaka kumuvuga mu izina. Erega hariho abantu ujya kumva arimo aramuvuga mu mazina, baramutaga inguko biboneye, barafata ukavuga usobana bafite mu by'ukuri. Reka mbivuge uko nguko mu muco nyarwanda. Uzakurikirane urebe uburyo muzehe Tito Rutaremara aganira, kuri niko abanyarwanda baganira, niko abanyarwanda bavugaga. Uzarebe umusaza bita Professeur Barinda uyobora umuyobozi wa kaminuza ya IRK, uzarebe ukuntu aganira.
uzarebe ba Israel Mpyisi, uzarebe aba badepite. Donc ni abantu bakwereka ishusho y'umunyarwanda wa kera uko yaganiraga nuko akwiriye kuganira ubu ngubu. Nge rero impamvu nanamuvuga mu izina gutyo uko niboneye ni icyubahiro mugomba. Tubwire nk'ikintu wowe wifuza ko umuntu ukurikiye iki kiganiro cyangwa ukurikirana iwacu time message wumva wamugenera iyo ari yo yose. Murakoze cyane. Message nagenera umuntu wari wese ukurikiye iwacu times, iya mbere ndayigenera urubyiruko bagenzi banjye cyangwa se barumuna banjye, tureke kurangara kuko u Rwanda nk'igihugu ni igihugu kiri ku muvuduko mu iterambere, kiri ku muvuduko ku rwego rwo hejuru ku buryo nurangara gatoya uzisanga uri ahandi hantu, uzisanga utanakwiriye kuba muri community yacu kubera ko izaba yagusize. Bivuze iki rero? Niba urimo kwiga igushyizeho umwete, niba urimo gukora business shaka uburyo wakimprovinga business yawe, niba uri umuhinzi shaka uburyo washyiramo technology, donc ikoranabuhanga mu by'ubuhinzi, niba uri umworozi shaka uburyo washakisha amakuru, kandi amakuru arahari yatuma ushobora gukora ibintu neza, kubera ko nutabikora neza hazaza umuntu ubikora neza akuvane ku isoko. Ngiye nigisha entrepreneurship mu masomo nigisha kwihangira umurimo. Ni ukuvuga ngo iyo udashobora kumenya neza abantu uhanganye nabo ku isoko ry'umurimo ntabwo ushobora kwipositiona ngo umenye icyo ukwiriye gukora mu isoko ry'umurimo. Rero bisaba shaka amakuru ahagije. Niba barimo kwiga twige ibintu bishobora kugirira akamaro ahazaza hacu. Ubwo ni ku ruhande rw'urubyiruko. Twitakaza umwanya. Ndakubwiza ukuri umuntu nkurikiye, umwanya urimo gutakaza uyu munsi ku bintu ibyo ari byo byose bitagufitiye akamaro uzawicuza, kuko urawutakaza uyu munsi, utakaza ukwezi, icyumweru, utakaza ukwezi, utakaza umwaka, ariko uzabyicuza byanze bikunze. Kuko niba ufite imyaka 25 ntabwo bizigira ngo biba 24, izaba 26 ahubwo. Bivuze ngo rero ukwiriye gukora ibintu byawe ugomba gukora mu myaka yawe kugira ngo igihe uzageza ahantu uvuga uti ntago nishoboye gukora ibi ngibi, uzabivuga uti hari ahantu nageze ndimo, donc hari ibyo nakoze. Ntuzashake kujya muri passion ufite imyaka 70, ahubwo byaba byiza uri tayarinze ufite imyaka 40. Donc uvuga uti ngiye ku myaka 40 narangije gukora ibyo nagomba gukora, ubundi reka ngiye kurya ubuzima mbe muzima nifuza. Cya kabiri, ku babyeyi bacu muduhe umwanya wo kwiga no gusobanukirwa amateka y'igihugu cyacu uko ari, hanyuma natwe tuzabasha kwiyubakira igihugu cyacu. Mwiturangaza no kugoreka amateka y'igihugu cyacu cyangwa se imibereho y'igihugu cyacu. Muduhe umwanya wo kudusobanurira amateka y'igihugu cyacu mu buryo tubasha kucyubaka kikava ku gihugu gifite ekonomi ntoya kikaba igihugu gishobora kuzamuka nk'uko abayobozi bacu, aba vision leaders bacu babibona, babyifuza. Donc muduhe amahirwe yo kwiga ibintu byiza kandi bifitiye umumaro, cyane cyane ubwo bari mu madiaspora, abantu baba bamaze imyaka 30, 40, 20 ningahe bavuga bati u Rwanda, muduha amahirwe yo gusubira mu Rwanda tujye kwiga, kuko amakosa mwakoze cyangwa mwakora cyangwa mwabayemo none of our business, mwitwinjiza mu bintu bitatu bitari ibyacu. Muduha amahirwe tugisubira iwacu tujye kwiga ibidufitiye akamaro bishobora guteza imbere twebwe ubwacu as individuals n'abazadukomokaho ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Hari akantu mpise ntekereza tutarasoza nako kugira ngo twumve ko twakavugaho. Yego. Hariho program ya Tuzongera. Yego. Uyibone kuri wowe uyumva ute? So Tuzongera rero ngewe umbarije ngo Tuzongera nyivugaho iki? Nari niyo resi nge ntabwo nyemera. Hakose ubundi se kucyumwa uranywera iki? Erega reka nkubwire, nibyo nakubwiraga ngo urubyiruko ntabwo rukwiye kurangara, kuko iriya program ya Tuzongera ireba urubyiruko. Donc yashyiriweho urubyiruko kubera ko leta yarareba ikabona urubyiruko rurimo rurangirika, rurajya mu mayoga no mu kunywa no gusinda n'ibiki byose. Nibwo bashyizeho gahunda ya Tuzongera. Niba uri urubyiruko ukiri mutoya ubundi uranywera iki? Wabiretse ahubwo burundu. Niba udafite naho usengera cyangwa idini rikubuza kunywa burundu, wagiye yuko ubuse ko ntanywa inzoga na nkeya bintwaye iki? Bimbaye iki? Hari umuntu ubona ndabyuka nkakora siporo, nkanywa amazi, nkasenga, nkigisha, nkaniga, ntegerejwe umuryango wanjye urantegereje. Nituramuka iyi program ya Tuzongera nkuko mbikubwiye, ngiye nyishyigikiye 120%, iyo 20 nongeraho nako karesi igenda gakuraho. Urubyiruko rukiri rutoya ibintu byo kunywa tubireke.
ntago ntacyo bimaze. ariko mbere yo kureka ibintu 100% ugenda kugabanya hariho lese zone na lese niyo nanjye ntabwo navuze ngo uhita ubyuka mu gitondo kumenagura amacupa uvuge ngo ntabwo ndabiretse, it's up to you. Ariko jewe ndabivuga nkanjye experience yanjye, kuko ngewe ntabwo nywa inzoga, nta nubwo nazinyweye. Ntabwo rero nakubwira ngo nywa lesi kandi nizo nkeya ntazinywa. Mu bintu rero ugomba kwirinda kuzicuza ni umwanya watakaje unywa iyo lesi cyangwa whatever the quantity. Ubishoboye wayireka, ariko utabishoboye iyo lesi rwose nk'uko leta ibivuga mupunguze kidogo kabisa. Turagushimiye rero Caleb kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri Iwacu Times. Tugushimiye umusanzu wawe utanze, kandi tunakusaba ko ikindi gihe tugukeneye uzakomeza ugatanga umusanzu wawe. Murakoze cyane rwose, ndahari kandi mwakoze kuntumira. Imana ihumugisha abanyarwanda bari muri Polonye n'ubuyobozi bwacu ndetse n'igihugu cyacu muri rusange n'abayobozi bacu, kugira ngo bakomeze baturebere aho twebwe tutarimo kubona, bakomeze baduteze imbere nk'igihugu muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane.